kwezwa cano, reka nongere ngushimire uburyo utanze umwanya wo kugira ngo tubane mu biganiro byacu nk'uko bisanzwe. Uyu munsi tugufitiye umutumirwa ugiye kubana natwe, akaba agiye kukwibwira. Urakoze cyane. Nitwa Habyarimana Jean Damascene, ndabashimiye kwa mwanumiye. Habyarimana Jean Damascene ni umwe mu bahanga bo bita pharmacien cyangwa se pharmacist, akaba ari wo mwuga we. Uyu munsi rero hari byinshi aradufashaho mu kiganiro cyacu, cyane cyane mu mugabane w'ibigendanye n'ubuzima. Uzi ko mu biganiro tuzagira harimo iby'iyobokamana, hakabamo ubuzima ndetse n'uburezi. Uyu munsi rero noneho turinjira mu kiganiro kivuga ku buzima. Reka tugusabe mbere yo kwinjira mu kiganiro udusengere. Twicishe bugufi dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira cyane uburyo ukomeje kutwitaho. Dore n'uyu mwanya twadunganyije yuko duhura kugira ngo tugire tuganira. Iyi gahunda rero wayisohoje, ubiherwe icyubahiro. Amen. Turagusabye gasani ngo udufashe kugira ngo ikiganiro tugiye kugirana abazagikurikirana kizabagirira umumaro, bitume barushaho kukwitegura ubugiye kuza. Uzasanga twese tukwiteguye, tuzabana ibyiteka ryose. Amen. Tukwikize mu maboko rero kugira ngo utuyobore mu izina rya Yesu. Amen. Shuti mukunzi w'umurongo wo kwezwa cyangwa se kwezwa cano, nkuko nari maze kubikubwira, uyu ni umushyitsi dufite urabana natwe mu kudufasha mu bigendanye n'ubuzima. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe uburwayi cyangwa se kuvuga ngo umuntu yarwaye, biba byagenze biti. Mu by'ukuri iyo ubuze kurwara cyangwa se umurwayi cyangwa se indwara, uhita utekereza ikinyuranyo cyabyo: ubuzima, amagara mazima. Mbere yuko umuntu atekereza kurwara, mbese umuntu muzima wameze ati? Amagara mazima ni iki? Ubundi ukurikije ubusobanuro abahanga babiha, amagara mazima ni igihe umuntu amerewe neza mu buryo bwose bw'impagarike ye no mu bitekerezo ndetse no mu mibanire n'abandi. Ntabwo ari ukuvuga ngo umubiri wakora nabi cyangwa se nta busembwa ufite, ariko iyo ufite impagarike imeze neza, wumva uguwe neza mu mpagarike, wumva uguwe neza mu bitekerezo, wumva uguwe neza mu mibanire n'abandi, icyo gihe nibwo umuntu avuga ati uyu muntu afite amagara mazima. Noneho ikinyuranyo cy'ibyo rero, iyo kimwe muri ibyo kitagenda neza, niho uvuga uti uyu muntu ararwaye. Noneho ni ukuvuga ko umuntu urwaye rero, niba yarwaye, mbese cyane cyane nk'umuntu wize iby'imiti, umurwayi umuntu aba akwiye kumujyana he? Ese yajya mu buriri akaryama akiyorosa, yaguma aho ngaho akumva ko anyuzwe n'ubwo buzima afite, n'ubwo buzima arimo? Umurwayi, hari igihe umuntu avuga ati ndumva ndwaye, cyangwa se abantu bakamubwira bati urarwaye, cyangwa se bati ufite indwara. Ibyo bintu ni ibintu binyuranye, kuko hari igihe ushobora kuba urwaye ukaba utabizi, abantu bakabikubwira bati urarwaye. Cyangwa se wenda utarajya mbere, baba bashingiye kuki? Ku bimenyetso babona byaba byaturutse kuki? Baba bashingiye kuri ya myitwarire nahoze mvuga y'umuntu muzima, bakabona rero ibiranga umuntu muzima, wowe ufite ikinyuranyo cyabyo. Rero icyo gihe babikubonyeho, baravuga bati uyu muntu ararwaye, cyangwa se nawe ukabyiyumvamo. Abantu nibo bakubona bakabona ni ibisanzwe, ariko ukabyiyumvamo. Icyo gihe rero iyo wiyumvise ko urwaye, cyangwa se n'abandi bakabikubwira, kuko hari igihe utabimenya abandi bakabikubwira, icyo gihe ni ngombwa ngo usange umuntu uzobereye mu by'indwara n'imiti kugira ngo agufashe akuvure. Hariho nk'abantu wenda dushobora gufata urugero, hari abantu bamenyere kurya imyaka. Iyo bavuga gufungura, umuntu agafungura rwose ukabona ko nta kibazo afite, agira apeti, ari wa muntu uhora burya aryoherwa muri we, ariko ajya kubona ukabona ibiryo byamugera imbere, aho kugira ngo agire umwete wo gutamira, ukabona arabireba n'amaso gusa, ameze nk'ureba televiziyo. Ngira ngo wenda hari n'icyo kiba ari kimwe mu bintu bishobora kwereka umuntu ko arwaye. Hari n'igihe nanone ujya kubona ukabona umuntu wenda acitse intege.
ariko noneho ikintu uvuzemo gikomeye kuba wageze ubwo urwara abantu bakabibona mbese birashoboka ko hari umuntu warwara ntabimenye nge ndumva bitangaje. hari umuntu warwara ntabimenye ndetse hari n'umuhanga wabivuze avuga ati burya umuntu wese wibwira ko ari muzima burya ni umurwayi utiyizi. Ni ukuvuga ngo rero umuntu ashaka kurwara ntabimenye cyane cyane nk'umuntu abarwaye indwara zo mu mutwe umuntu akavuga ibiterekeranye agakora ibiterekeranye akagenda uko bidakwiriye akibwira ko ari ibisanzwe ariko abantu bamubona bati uyu muntu ntabwo ibintu akora ukuntu yitwaye ukuntu avuga ukuntu agenda ukuntu yifashe uyu muntu ntabwo ari muzima. Abantu bazima ntabwo bameze batya uyu muntu ni umurwayi we ntababizi rero ushaka kurwara ntubimenye abantu bakabikubwira icyo gihe nibwo bavuga bati uyu muntu ararwaye. Noneho rero urakoze kuri iyi ngingo uvuzeho kuba umuntu yaba arwaye mu by'ukuri ntabimenye kandi koko hari igihe abantu bashobora kwitegereza kureba gusa umuntu akaba yamenya ko umuntu afite ikibazo kandi noneho ugira amahirwe n'ugira n'abamurebera hariho n'ushaka kumureba cyangwa se n'uwamenya ko afite ingorane ntamubone ngira ngo uwamubonye aba afite amahirwe. None se mu farumasiye nk'inzobere mu by'imiti ngira ngo hari abantu benshi usanga ajya kwa muganga natwe byagiye bitubaho cyangwa se tukanabibona ugasanga umuntu kugira ngo umujyane kwa muganga kumuvuza bikaba ingorane yanagerayo muganga yamwandikira umuti ugasanga mu by'ukuri anyweye umuti akenshi kire iyo bavuga kire cyangwa se urugero igipimo wadusobanura wenda aho ngaho. Kire ni igipimo cy'umuti agomba gufata. Yego arafata umuti mu gipimo kingana gutya inshuro zingana gutya mu gihe runaka kandi akazabifata igihe runaka. Icyo nicyo bita kire ariko ni igipimo mbese cy'umuti. Igipimo cy'umuti niyo ngo icyo gipimo cy'umuti umuntu yahawe nicyo agomba gukoresha kikaba kigenewe iyo ndwara kugira ngo gihangane nayo. None se nk'umuntu bandikiye imiti rimwe na rimwe iyo ngorane mujya muyibona umuntu akaba yahabwa imiti cyangwa se yakwandikirwa imiti akaza akavuga ati igihe mpamuke nko muri farumasi n'urugero. Bibaho umurwayi akaza azanye urupapuro muganga yamwandikiye akakubaza cyane cyane igiciro yakumva ari kinini ati mpa mikeya. Ibyo bikunda kubaho cyangwa se yabona ari byinshi ari nk'ibinini byinshi cyangwa se nk'amacupa menshi ati wampaye rimwe cyangwa wampaye bikeya bizankiza. Icyo gihe rero biba bigaragaza yuko uwo muntu atazi uburemere bw'indwara afite cyangwa se atazi n'akamaro k'iyo miti agiye gufata akumva ko gusa ashobora gufata mikeya akumva ko ashobora gufata igihe gitoya ukabona ntabihaye agaciro ibyo muganga yamwandikiye. None se waha nama ki nk'umuntu hari abantu babaho batyo nubwo watweretse ko umuntu muzima uko aba ameze urwaye noneho ko ari wagize ikibazo cyo guhinduka akaba atakiri muzima uko bigaragara noneho nk'umuntu ujya kwa muganga yagera imbere ya muganga amubwira imiti ugasanga arasa n'utabihaye agaciro cyangwa uburemere ni izihe ngaruka zishobora kugira ku muntu cyangwa se nihe nama wamuha kugira ngo nuwajyaga abikora wumva iki kiganiro abyirinde? Ingaruka iyo umuntu udafata imiti nk'uko bikwiriye ni ingaruka nyinshi. Hari ingaruka ziba kuri we ubwe, ni ingaruka ziba ku babana, ni ingaruka ziba mu muryango mugari muri rusange kubera ko buriya indwara cyane cyane iyo dufashe nka za mikorobe zifite imiti zifite kandi n'uburyo iyo miti ishobora guhangana nazo ku buryo iyo imiti uyifashe nabi ikibazo kivuka nuko haba ubudahangarwa bw'imiti kuri mikorobe runaka. Ugasanga nk'imiti yicaga izi mikorobe kugira ngo indwara ikire ntigikira imiti nta kimaze bitewe nuko wa muntu cyangwa se ba bantu bafashe imiti nabi. Ugasanga niba baramubwiye bati uyu muti ugomba kufata ugafata igipimo kingana gutya kandi ku munsi ugafata nk'inshuro 2 cyangwa 3 kandi ukazafata yenda nk'icyumweru. Wenda dufate urugero baramubwiye bati uyu muti ufata mu gitondo saa 6 na nimugoroba. Nabonye hariho n'imiti natwe twagiye twivuza akavuga ati uyu ni mu gitondo uyu ni nimugoroba. Yego cyangwa se ngo uyu ni mu gitondo gusa. None ugasanga umuntu ntakurikije uburyo iyo miti igomba gufatwa. Izo ngaruka rero ziba nyinshi.
icyambere nuko bitamuvura kubera ko yayifashe nabi. Icya kabiri nuko nabo babana ashobora kubanduza ya ndwara itumva ya miti, nabo bazafata ya miti kabone ubwo bayifata no mu bigero muganga yabahaye ntibavure bitewe nuko banduye ya microbe itacyumva iyo miti. None se waba byaba ariyo mpamvu usanga muri iki gihe havugwa ko malaria iriho isa naho yamaze kugira ubukana. Nuvuga ngo abantu ubwo bashobora gukoresha imiti nabi bigatuma microbe ziresista zigira nabyita kwikomeza zikagira imbaraga cyane ku buryo zisa naho zifashe ya miti nkaho nta kamaro. Yego rwose dufashe nk'urugero nko kuri malaria, ngira ngo urabizi kera hari imiti yakoreshwaga uko ibihe byagiye bihinduka basanga imiti yakoreshwaga mu kuvura malaria igihe ihinduka. Ndibuka kera ko habanje gukoreshwa umuti witwa chloroquine. Chloroquine ikajivura abantu, bukiye chloroquine ntiyabikigira ikimaze ku ndwara kuri malaria nyine birahinduka. Leta irahindura ishyiraho fansidari, umuti witwa fansidari ndumva ari umuti maze imyaka runaka barayizi fansidari. Nanjye ndawibuka. Yego ibinini 3 fansidari bakajya bayifata, bukiye fansidari ntiyabicyumva ikivura malaria, mikrobe za malaria ntizipfe, birahinduka bazana umuti witwa amodiakine. Amodiakine nayo iza kutana kutavura. Ubu noneho hariho uwitwa Coartem. Ubu ni Coartem niyiri gukora. Yego nirimo gukora. Ko numvise urutonde rw'imiti yagiye isimbura nari myinshi. Impamvu rero nta yindi nuko akundi abantu nyine bafata imiti nabi. Niba mugo ati ufate imiti gutya, ufate ibinini bingana gutya, nihashira amasaha 6 wongera ufate ibindi, nihashira amasaha ngahe wongera ufate ibindi, ugasanga yifatiye inshuro imwe ku munsi kandi bamubwiye 3, ubundi yafashe iminsi 2 kandi bamubwiye 5. Bityo noneho kandi no ya microbe uko agenda afata imiti mikeya niko ya microbe yumva ko yatewe nayo igahangana nayo igakora ubwirinzi. Noneho ya miti wayifata ntigire icyitwara, microbe igakomeza igahama ngaho, ya ndwara igakomeza ikabaho ngaho. Noneho wayanduza undi nawe bikamumerera gutyo. Ibyo ngiye bikaruherekane, noneho bikaza ugasanga noneho abantu barimo gufata ya miti, muganga wajya kwa muganga akakwandikira miti rwose ikuye niyo ndwara, noneho wayifata ntukire, hakabamo abapfa cyangwa se bakomeza kuremba, bikazagaragara ko ari ikibazo cya rusange kimeze gutyo. Nibwo rero abahanga babona ko uwo muti utakigize icyo maze, nibwo habaho ingamba zo kureba ukuntu bawusimbura hakaza undi mushyashya. None se nk'umufarumasiye hari ikindi kintu kijya gitangaza nibaza, ndibuka ko rimwe byigeze kutubaho mu muryango aho umuganga yigeze kutwandikira umuti, ariko noneho ndibuka ko tuje kugura iwawe aho wakoreraga, wavuze uti uyu muti umubyeyi ukoresheje atwite abyara umwana ufite amagufwa yose ahitamo umuhondo. Ndibuka ko icyo gihe inama yatanzwe yuko muganga yongera akatwandikira undi muti. Ni naho namenyeye ufite iyo mpano yo kugenzura cyane imiti muganga yandikiye umuntu. Mbese byashoboka ko wenda nige byabayeho cyangwa se hari n'abandi mushobora gusubiza kwa muganga bitewe n'umuti muganga yanditse? Buriya hari abaganga nyine baba barize indwara bakiga nyine n'imiti, indwara ivurwa n'uyu muti, ariko none hakaba n'abahanga mu by'imiti barize imiti nyirizina. Rero buriya aho wongera uhasubiremo mpumve neza. Ni ukuvuga ngo hari abaganga, yego, uri ujya kwa muganga akagusuzuma akamenya ibimenyetso by'indwara umubwiye akabireba, none akaza kuvuga ati uyu muntu nkurikije ibimenyetso murebana, nkurikije n'ibyo yamubwiye, kuko muragenda mukavugana mukaganira n'ibyo bapimye wenda muri laboratoire, akaza kumenya ati indwara niyi, noneho agakwandikira imiti. Rero muri farumasi abo bita abafarmasiste cyangwa abafarmasien cyangwa se abahanga mu by'imiti ni abantu babarize imiti, barize imiti mu buryo ubwo na muganga baruzuzanye. Rero muganga ashobora kwandika umuti, ariko sinshaka kukwerekana ko muganga wenda akora, twese turunganirana. Yego, turunganirana.
niba bakuzaniye urupapuro umurwayi akuzaniye urupapuro bita ordonnance urarureba mbese uyu murwayi afite imyaka ingahe mbese nkurikije imyaka afite mbese nkurikije n'igitsina niba ari umuhungu niba ari umukobwa kuko buri hari imiti ihabwa abadamu cyangwa igitsina gore n'ihabwa igitsina gabo bakaba batakoresha umuti rumva nk'imiti yo gushyira mu gitsina bayandikiye umugore ugasanga noneho n'umugabo uzanye ordonnance n'izina ry'umugabo mubaza uti ni ngewe bayandikiye kandi ari umugabo kandi bayishyira mu gitsina cy'igitsina gore ntabwo nyine bumva ko bidahuye ntabwo bihuye rero ibyo byose urabireba wowe ukora muri farumasi w'umupharmacist w'umuhanga mu by'imiti urabireba kugira ngo urebe kuko niba hatabayeho kwibeshya wumva byose wumva no kwibeshya na muganga nyine ababizi ariko impamvu runaka ashobora kwibeshya cyangwa se haruwaza wenda afite umuntu w'indembe bamutumye ahari wenda akaza kwireba ari umugabo ariko ureba kuri ordonnance izina ryanditseho n'imyaka n'imituko yanditse urabireba ntabwo ureba gusubije kwa kumuti ahubwo ureba ibyanditse kuri ordonnance ni kanaka afite imyaka n'iyi n'uw'igitsina gore cyangwa n'uw'igitsina gabo imiti bamwandikiye n'iyi igomba kwifata gutya iminsi ingana gutya ibyo byose urabireba icyo ubonye kitahuye neza nuko byakagombye kidasobanutse ukurikije nawe ubuhanga wabyize ni ngombwa ngo ubigire amakenga noneho habeho gukosora icyo kintu noneho uvugane na muganga cyangwa se usubize uwo murwayi kwa muganga ibyo byose icyo kintu utanga imiti nawe ukurikije ko utanze ariyo uko bikwiriye ntabwo upfa gutanga gusa ngo uko byanditse gutyo kuko nawe ashobora kwibeshya icyo gihe iyo ubonye hari ikitagenda neza ni ngombwa ngo umenye impamvu yacyo gikosoke hari ikibazo ngiye kubaza ariko udufashe utubwire mbese byashoboka ko hari umuntu wakwicwa n'imiti cyane ashobora kwicwa n'imiti mu buryo bw'uko yafata imiti myinshi muganga akaba yamwandikiye imiti none agafata myinshi agafata igipimo kinini kirenze ubushobozi bwe ashobora no gufata imiti idahuye imiti 2-3 none akayifatira icyarimwe kandi iyo miti idafatwa icyarimwe icyo gihe bikaba byamuviramo ibibazo ubwo hano burumva nk'uwo muntu wishwe n'imiti ubwo biba bigaragara ko n'uwashatse kwivura wanze gusanga muganga ahari kuko hari umuntu ushobora kuvuga ati yewe imiti ndumva nanjye hari iyo nzi akaza akagura nk'ugura ibishyimbo cyangwa ibijumba niyo mpamvu iyo umuntu arwaye aho kugira ngo avuge ngo ngewe ngo nzi icyo ndwaye ngo ndafata imiti n'iyi agomba kujya kwa muganga wabyigiye uzi ibimenyetso by'indwara uzi n'imiti yamuvura uzi n'igipimo yafata nta kwivura nta kuvuga ngo kanaka ngo ndumva ameze nk'uko kanaka yafashwe ngo ngiye gufata imiti nk'iyo wafashe weya ni ngombwa kujya kwa muganga akagupima akakwandikira imiti none ukajya kuyifata muri farumasi nabo bakagusobanurira uburyo ugomba kuyifata ngira ngo mukunzi w'umurongo wo kwezwa cyangwa se kwezwa cano wumvise inama uyu mwene data Habyarimana Jean Damascene nk'umufarumasiye aduhaye ku bigendanye n'uburyo bwo kwitwara igihe umuntu arwaye nivuga ngo umurwayi cyangwa se umuntu wagize ingorane mu mubiri we ukaba utameze neza agomba gushaka muganga kandi yamara gushaka muganga noneho akita ku mabwiriza muganga muhaye niba yasuzumye akavuga ati ufite indwara niyi akavuga ati ndabona ufite ikibazo iki akandika ordonnance niko babibyise niko urupapuro ruriho imiti ugomba kujya gushaka iyo miti ni ngombwa kuyifata ku gipimo cyayo kenshi wakoresheje ijambo ryiza cyane igipimo ni ukuvuga ngo igipimo ni umuti ugomba gufasha guhangana na ya ndwara kugeza ya ndwara ikize noneho mu gusoza iki kiganiro ni irihe jambo wasoreza muri iki kiganiro cya none cyane cyane nk'umuntu dutangiranye uzajya ugira n'ibindi bintu wadufashaho ku bigendanye n'ubuzima niki mu gusoza ikiganiro ni irihe jambo wabwira abantu bakunda gucikiza imiti cyangwa se bafataga imiti nk'ikintu cyoroshye wenda dusoza ikiganiro dusoza icyo navuga ni uko buriya mu kuvura umuntu kugira ngo umuntu yumvise arwaye hari intambwe ebyiri agomba gutera yego intambwe ya mbere ni ugusanga muganga akamutekereza uburwayi kugira ngo muganga amenye indwara nyirizina arwaye noneho amwandikira imiti
iyo ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri ni uko muganga azamuha urupapuro rwanditseho imiti akajya kwigura ahabugenewe. Iyo hageze imiti aguze bamwandikiye agomba kwifata nk'uko bayimwandikiye. Hari akantu uvuzeho nubwo twari turi gusoza ngo agomba kujya kuyigura ahabugenewe. Iryo jambo uvuze numvise ari ryo gucaho akarongo. Ese haba hariho n'abantu bacuruza imiti magendo? Byashoboka kuko ushobora kumva ngo kanaka ngo atanga imiti cyangwa se ngo ngiye ahantu ngo numvise ngo kanaka ashobora kuvura. Gusa ikizwi gusa nuko hano mu Rwanda dufite uburyo bwiza leta yashyizeho bw'uko abantu bagomba kwivuza. Hari ahantu habugenewe hemewe hazwi, muganga wemewe uzwi ufite ibyangombwa ugomba kumusanga ukagenda ukivurizayo. Noneho iyo amaze kwandikira urupapuro ruriho imiti uko ugomba kwifata, ugomba kujya kureba kwigura ahantu nanone hemewe hazwi, muri farumasi hemewe hazwi habugenewe. Ubwo wenda muce mu ijambo nuvuga ngo abantu bivuze ku ivuriro rifite ibyangombwa rizwi n'imiti bayishakire ahantu hazwi. Urakoze cyane. Noneho ya miti rero uyifate nk'uko muganga yayanditse cyangwa se nk'uko no muri farumasi bakubwiye, ukurikize izo nama. Niba bakubwira ati ufate igipimo kingana gutya, inshuro zingana gutya, kandi uzafata iminsi ingana gutya, ibyo bintu ubyubahirize. Niba bakubwira ati kandi mu kwifata wirinde ibi nibi, niba ari byo kurya, niba ari byo kunywa, wirinde kwitwara gutya, witware gutya, ibyo bintu ubyubahirize kugira ngo ya ndwara ibashe kuzakira. Iyo unyuranyije nabyo rero nibwo ya ndwara idakira nubwo havuka ibibazo. Urakoze cyane. Mukunzi b'umurongo wo kwezwa cyangwa se kwezwa channel, reka tugushimire uburyo wabanye natwe. Nkuko ubyumvise, duhawe inama zitandukanye zidufasha kugira ngo tumenye uko dufata ubuzima bwacu, tumenye uko twirinda ndetse nuko twivuza, cyane cyane no gufata imiti ku rugero rukwiriye kandi twubahiriza amabwiriza. Ndagusabira kugira ngo Imana igufashe, niba wajyaga ujenje kibijyanye no kwivuza, umenye ko kwivuza ni ngombwa. Bibiliya hari icyo itubwira. Muri Bibiliya dusomamo amagambo yanditswe n'umugaragu w'Imana Yohana, umwe mu bigishwa ba Yesu Kristo, mu rwandiko rwa 3 rwanditswe na Yohana, ni umurongo wa 2. Haravuga ngo ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Umuntu w'Imana agomba kuba umuntu uguwe neza. Ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose. Bumva umuntu agomba kugubwa neza impagarike yose, mu mitekerereze, uko abana n'abandi, mu by'umubiri n'iby'umwuka, hose akabaguwe neza. Kandi noneho ngo ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Nawe mukunzi wacu, Imana ikubashije kugubwa neza. Naho ubutaha, reka mu gusoza iki kiganiro dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye uburyo Imana washyizeho gahunda y'uburyo umuntu wawe agomba kwitabwaho, ukagena uburyo bw'ubuvuzi kugira ngo urwo rugaga Nyagasani rwunganira abantu mu gihe bahuye n'ingorane z'uburwayi. Kandi Data mwiza, nta na rimwe wigera wirengagiza yuko iyi mibiri yacu nk'uko wabiteguye, wanabigennye, wanabigaragaje, ni insengero za Mwuka Wera. Tugomba kuyifata neza, natwe ubwacu tukirinda ikintu cyaduhungabanya. Utubashishe kwirinda muri byose, kandi kurutaho tube dufite impagarike nzima mu by'umubiri, mu by'umwuka n'ubwenge, kugira ngo Kristo niyerekanwa tuzabashe kumusanganira. Uha umugisha umushyitsi wacu wadusuye, kandi Nyagasani ufashe abakuri iki kiganiro, ufashe igihugu cyacu, ufashe isi yose, kugira ngo ibyorezo biriho n'indwara n'ibyago bigenda byaduka tubyitwaremo neza kandi tunakubaha, kugira ngo kwiherezo tuzabyina intsinzi. Niko gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen.